Murakoze nyakubahwa chairman w'umuryango banyamuryango. Mu 1994 jenoside ikimara guhagarikwa hari ibitekerezo bibiri bituruka ahantu bibi cyane biteye n'agahinda. Icyambere cyaturukaga mu baturanyi, bavugaga ko u Rwanda atari igihugu gishobora kwiyobora, cyari cyashwanyaguritse. Kubwizo mpamvu igitekerezo cyari ukugira ngo kibe cyakomekwa ku bihugu duhana imbibi, buri gihugu gifateho n'ikindi gifateho, kubera ko u Rwanda ntabwo rwari rukiri igihugu. Abari bafite ibyo bitekerezo n'ubu baracyafite izo ndoto, baracyabirota, ntabwo babiretse. Ikindi gitekerezo nk'icyo cyaturukaga mu bantu bakoranye na leta yari yarakoze ubwicanyi igihe kinini bo mu mahanga. Umuntu yavuga nka ba Philip Regents n'abandi, bavugaga ko abanyarwanda batazongera kubana, badashobora kubana. Kubwizo mpamvu ko hakwiye gukata umurongo uva Gicumbi ukagera Bugesera, ugakata mu gihugu kabiri. Abahutu bakajya iburengerazuba, abatutsi bakajya iburasirazuba. Uko bari kubavangura no kubatuza ntabwo ibyo ntimubimbaza. Naho twari tugeze. Ariko babikuraga uko babonaga igihugu 1994 uko cyari giteye. Miliyoni y'abantu irapfuye, intumbi ziranyanyagiye, inkomere, abahunga bajya Zaire barabisikana n'abahunguka bava Zaire. Abahunga bajya Burundi barimo n'impunzi z'abarundi za 72 zari Rukomo na za Ririma na za Kigeme, barahunga bajya Burundi. Abahunguka bava Burundi barahunga intambara za FDD, baracumbikirwa za Ririma na Gashora mu mashuri. Abandi baranyanyagiye bavangwe mu byabo hano mu gihugu. Igihugu cyasenyaguritse, abatahuka barashakisha aho baba. Amazu yose muri uyu mujyi wa Kigali wageraga ku nzungu yafashwe byanditse. Undi yaza komuraho icyundi yanditse agashyiraho icye. Natwe abasirikare twarafataga. Hari n'umusirikare mukuru wagiye kubahoza beneri barayimutesha. Icyo gihe twageraga ama escort menshi abasirikare bakuru. Ati ngi niri bunkwire na ama escort yanjye. Nuko byari bimeze. Imbwa zari muri uyu mujyi zari zarabyibushye, zarari abantu, noneho zitangira no kurya abazima. Boda yaratanzwe na chairman, hagira batayo ihiga imbwa gusa, kwica imbwa no kuzikura mu mihanda, zirya abantu n'injango. Inkongoro z'isi yose zari zaraje, za zindi z'ibijosi zirya intumbi. Umujyi wose waranukaga, wari umunuko. Nuko byari bimeze, intumbi zinyanyagiye. Abavugaga ibyo ngibyo rero, icyo batari bazi bibeshyeho, bari bibeshye ku mbaraga za RPF n'imbaraga za RPA. Muzayitito yavuze zone turquoise. Zone turquoise ije kurwanya RPA, nicyo cyayizanye. UN resolution yayishyizeho itariki 20 z'ukwa gatandatu 1994. Ariko kuri 23 bari bageze mu Rwanda, bagiye kujya muri UN gushyiraho resolution, bageze muri Kongo hariya Bukavu bategereje kwambuka. Intwaro bazanye, abasirikare bazanye 2500, intwaro zo bazanye n'indege, byari byo kurwana. Ariko ibintu nka bibiri nibyo byababujije. Icyambere, aho bakubitaniye na RPA bava icyari Gikongoro binjira muri Butare, umuriro wa mbere babonye wa RPA waberetse ko badashobora kurwana. Aho bavuye ku Kibuye baza kwinjira Igitarama ku Rutare Rwanda, baho bakubitaniye n'ingabo za RPA, mu minota 20 gusa intambara, kompanyi y'Abafaransa ifashwe. Afare niwe watanze order ati nimubareke bagende, baho imbunda zabo biruke bagende.